tubaye ikaze makuru yacu y'imikino twizere ko mumeze neza cyane amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba umujyi wa Kigali mwese nizere ko mumeze neza cyane intara zose uko ari eshanu nizere ko mumeze neza cyane kandi mukomeje kugenda mugubwa neza cyane ubwo hari abantu bahita bibaza bati rwose intara eshanu uvuze ni izihe ni izo zose maze kubabwira n'umujyi wa Kigali buriya tuwubara nk'intara iyo tugiye muri ibyo bice nizere ko mumeze neza cyane kandi mukomeje kugenda mugubwa neza ibihe byiza nibyo mbifurije uyu munsi ni umunsi w'umunezero weekend nziza rwose ibintu nizere ko bikomeje kugenda bimera neza cyane naho bitameze neza rwose nagira ngo mubwire ngo ibintu biraza kumera neza cyane ibintu birushaho kugenda biba byiza cyane nyuma y'uko bimwe biba bihise hagomba kuwitazaho ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane muri aka kanya rero nk'igihe nkaba mbaza nicyo bita amakuru y'imikino ariko mbere na mbere ku bantu mutanzi banyita kwizera n'igihe ubagezaho amakuru y'imikino kuri iyi cano kandi ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane bikarushaho kugenda biba byiza cyane by'umwihariko iyo wamaze gukanda subscribe uri w'agaciro nawe utarakanda subscribe turagusaba ngo ukanda subscribe ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane rwose dukomeze kugenda twagura umuryango mugari w'abasportif bibumbiye hamwe icyo bita kwibumbira hamwe rwose mukande subscribe amakuru azajya bageraho ku gihe ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane biteye isoni n'agahinda kuba turi kubaha icyo bita zandani tubaha icyo bita idonido ariko tukaba dufite abantu batagera no muri 15 ibyo bintu birasebetse cyane ariko mureke tubirwanye cyane ndabizi murahari kandi muraza kugenda mubikora neza cyane nyuma y'imyaka 4 akinira ikipe ya APR cyangwa se ari mu ikipe ya APR kuko amaze akinnye mu mikino muri seze ebyiri za nyuma bamwita Nzotanga cyangwa se Ndeshimiye Dieudonné uzi ku izina rya Nzotanga nabonye wita Hakimi uyu mutaramu rero yavuye mu ikipe ya APR yerekeje mu ikipe ya Polisi ku masezerano y'imyaka 2 rwose nyuma y'uko yabonaga ko ikipe ya APR imuzaniye abandi bakinnyi byari bigoye ko yabona umwanya wo gukina yaba Kagege wari umaze seze yose akina ukongeraho bita Ombolenga Fitina nawe tuzi urwego rwe n'umwe mu bakinnyi beza cyane rero uwo bita Nzotanga yafashe icyemezo cyo kuba yasohoka mu ikipe ya APR Polisi nayo imusamira hejuru itimusinyisha rwose amasezerano y'imyaka 2 uwo bita Nzotanga Fils ubu ngubu ni umukinnyi wa Polisi mu gihe kingana n'imyaka 2 rwose uwo bita Nzotanga agomba kuba ari guterera ikipe ya Polisi ariko nkibaza ngo ese Nzotanga twari tuzi muri APR abantu benshi bavugaga bati rwose ikipe ya APR yahisemo nabi yiza kumugumana uyu mutaramu kuko ushaka gusanga uwo bita Ombolenga Fitina ari hasi ugasanga Kagege nanone arongeye akina sezo wenyine ariko uwo bita Nzotanga rwose nanone Polisi ni ikipe nziza agiyemo ashobora no kubona umwanya wo gukina kandi no kujyanye n'ubukungu nacyo gikomeza kugenda kiyongera urumva ko ntago ari ikintu ntago ari ibintu byatari babi uretse amakipe atandukanye ariko kijyanye n'ubukungu ho aho ngaho rwose bari ibindi ikipe ya Polisi nayo turayizi ni imwe mu makipe atanga icyo bita icyashara ku bakozi bayo rwose ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane mu ikipe ya APR kandi ari makuru ari kuvugwamo rwose nabonye ibintu byadogereye abantu bose ikipe ya APR ko mbona ibintu bishyize ku rundi rwego umuntu wese uzi ko yajyanye n'ikipe ya APR by'umwihariko mu mikino nyafurika muri izi sezo ebyiri zishize yaba kuri manda ya Colonel Richard Karasira manda ze ebyiri rwose byasubiyemo yaba abanyamakuru ku munsi w'ejo baratumijwe bajya kuganirizwa no kureba uburyo ganira ku ikoreshwa ry'amafaranga muri APR nyuma y'uko ikipe ya APR yahombye amafaranga menshi atagira ingano ubuyobozi bukuru bwa APR bwatumijeho abantu bose nyine uretse abakinnyi abantu bose bagiye baherekeza ikipe ya APR mu bihe bigiye bitandukanye bababaza aho bakuye amafaranga ibintu byose bari gukora icyo bita audit hatari international mpuzamahanga rwose bari kureba icyo bita bari gukora icyo bita operation karabutaka kureba uburyo umutungo wa APR wanyerejwemo bakareba bakavuga bati ese aba banyamakuru baherekeje ikipe ya APR ibyabo byari bimeze bite ese bagiye mu ruhe rwego ese baritegeye ese bo APR yategeye nabahe ariko amakuru mfite nuko abanyamakuru bose rwose basanze ibintu biri ku mucyo ahubwo bakibaza ngo ese amafaranga yagiye yanyerejwe mu biki ko nta kintu ikipe ya APR yigeze igura kidasanzwe cyatuma ihomba miliyari zirenga ni APR ubunigo yahombye ni mu myaka 10 ngo imaze guhura n'igihombo cya miliyari zirenga 10 umva buri mwaka ishobora guhomba amafaranga agera kuri miliyari abayobozi bimeze bitera muri konti ya APR rwose ngo basanze icyo bita umutungo waradogera umutungo waragabanyutse ku buryo bugaragara kandi nta bikorwa bigaragara ikipe yigeze ikora wavuga ngo byatwaye amafaranga ibyo nibyo biri guteza rero icyo bita
umwuka mubi muri APR, abanyamakuru batangiye kugenda rwose bagira ubwoba bavuga bati Nyamukandagira itangiye gukora icyo bita igenzura, bimeze bite, umuntu wese wariye ku mafaranga ya APR ko agomba kuyagaruza. Nabonye rwose ibintu bikomeye cyane, umuntu wese uzi ko yariye ku mafaranga ya APR rwose aho aherereye hose, ndagira ngo ubwire ngo APR yafashe ibintu bishyira ku rundi rwego rwose. Biragoye ko wayaheza, kuko operasiyo ziri gukorwa ngo barebe uburyo umutungo wa APR wakoreshejwe, barebe aho byapfiriye, barebe aho umutungo watikiriye n'uwo ugomba kubibazwa. Iyo niyo nkuru igezweho muri APR, wenda bidafite aho bihuriye na ekipe cyangwa se no mu kibuga. Turi kureba ubwo hanze y'ikibuga, mu kibuga aho turaza kwinjiramo mu bindi biganiro byacu biri imbere rwose. Niyo mpamvu mbabwira ngo mudushyigikire banyarwandakazi, baturarwanda mwese mudushyigikire rwose, tujye tubaha icyo bita za ndani, ibintu birushaho kugenda biba byiza cyane, kandi twizeye ko muzabikunda, kandi natwe turabizi ko muba muhari, kandi mugomba kugenda mubidukurikiranira, ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane muri APR rwose ikomeje kugenda ivugisha benshi, nyuma y'uko umutungo wayo ngo uri gutikira rwose. Abantu benshi bakavuga bati iyi APR rwose ishobora kuba nayo hagezemo ikibazo cy'ubukene, ariko nkababwira nti muri APR ibyo bintu ntago ibyo bintu, iyo nkuru rwose muri APR nta nubwo bashaka kuyumva ibintu by'ubukene, ariko nanone kuba ufite amafaranga ntabwo bisobanuye ngo yasesagure. Niyo mpamvu iri gukurikirana irebe aho umutungo wayo watikiriye, aho umutungo wayo wanyerereye, kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane muri APR rwose, ibintu bibashe kugenda biba amata n'ubuki, nta rwikekwe ruri muri ekipe rwose, ibintu bimeze neza cyane.